ngo arangije abona barashonje arababwira ngo aba bantu baragenda bite. Abigishwa batangira kumuha inama, sezera abantu batahi bave mu nzira. Aravuga ngo handi akabavuga ngo ni mwebwe muri bubagaburire, ngo ariko yarazi ukuntu ari bubigenze. Arabaza ngo ariko ubundi mufite iki? Umuntu umwe aratinyuka nta n'isoni afite, aravuga ngo hano dufite imigati 5 n'ifi 2. Ibyo watinyuka kubibwira shobuja ngo dufite imigati 5 n'ifi 2 muri abo bantu batahazwa n'idenariyo 200? Ariko Yesu arababwira ngo nimubinzanire hano. Ikintu yakoze ni kimwe, ntabwo yasenze. Arararama agira ate? Yarararamye arasenga, yarararamye avuza induru ngo Mana tabara, yarararamye agira ate? Arashima. Yesu ageze ku gituro kwa Lazaro, akimara kuhagera, Yesu akigera ku gituro, wari upfuye yakomeje gupfa, wari upfuye yakomeje gupfa. Ntabwo kuvuga ngo Yesu yahageze, ntabwo byari bihagije. Akimara kugera ku gituro, Lazaro wari upfuye yari akomeje gupfa. Igituro cyari gifunze, cyari gikomeje gufunga. Abantu bariraga, agashya kabaye ni kamwe, nawe araturika ararira, arira nk'abandi bose, twarira nk'abandi bose. Nta nicyo byahindura. Icyahindura ibintu ni kimwe cyonyine. Arararama areba mu ijuru, ubwo mu ijuru ni twahise hejuru, niko Bibiliya hise. Aravuga ngo data, amen, data, ijambo rya mbere. Rya kabiri, ndagushimiye. Ijambo rya gatatu, kugize ute? Kunyumvise. Agishimira, ikirere gitanga ibisubizo. Haleluya. Lazaro arumva, apfuye gushima Imana ngo ndagushimiye kunyumvise, nawe ahita byumva, ahita yumva ijwi, niko kumuhamagara. Turavuga iri jambo ryitwa gushima n'akamaro ko gushima. Kubera iki dushima Imana? Bigira uwuhe mumaro? Mazina yanjye nitwa Kamananga Shima Innocent. Ndashimira Imana itorero uyu munsi ryampaye uyu mwanya nanone kugira ngo nze kuvuga gusangira na bene data ijambo ry'Imana. Ndashimira cyane umucyo nayo kubw'uyu munsi yafashe gushima Imana, ariko nanone ndashima buri muntu wese uri hano uriho mva uteze amatwi ijambo ry'Imana. Muri intwari pe, murasa neza iyo umuntu ahagaze hano akabareba. Ni ukuri muri beza. Reka ukomere amashyi mugenzi wawe uti wakoze. Murebe ku ruhande umubwire uti wakoze. Imana iguha umugisha. Wakoze, Imana iguha umugisha, witanze, wabaye intwari kuza muri iki gitondo n'iy'imvura n'imbeho, ariko kaza muri intwari pe. Yesu abaho umugisha. Murasa neza, muraberewe. Ndumva tugiye kugirana ibihe byiza ahangaha. Amen. Nashimishijwe cyane na bene data nabonye bigiye kirekire tutari duherukanye, bamwe banzi nkiri umwana. Yesu yabigize neza. Amen. Turagana ku ijambo uyu munsi rivuga ngo impamvu yo guha Imana ishimwe. Gushima Imana nabuze uko nabivuga, ariko ni uguha Imana ishimwe n'umumaro wabyo. Impamvu yo guha Imana ishimwe n'umumaro wabyo wo guha Imana ishimwe. Haleluya. Dusoma mu ijambo ry'Imana hari ibitabo byinshi bigira uburyo byagiye byandikwamo, ariko haraho nageze mu gitabo cy'Abefeso. Paulo ubwo yabandikiraga igice cya mbere umurongo wa 16, ubwe iryo torero ryari itorero ryerekana ubumwe, yagendaga avuga indangagaciro, ubuzima, uko abakristo abantu b'Imana bakwiye kubaho, uko ababyeyi bakwiye kubanira n'abana, uko abana bakwiye kubana n'ababyeyi. Mbese bwari ubuzima bwa rusange bwo mu rugo, ariko nanone agaruka ku bijyanye no mu buzima bw'umwuka. Agira ikintu kimwe ababwira iyo yabibukaga ko yababwirije, yababwihaje ubutumwa bwiza, agira ijambo ababwira kuri uwo murongo. Ageze ku murongo wa 16, ngira ngo abo tuganira twandika. Ufite aho yandika ze kubyandika, dushobora kutabitindamo. Aravuga ngo nkimara kumva ibyiringiro byanyu, hari ukumva no kumenya amakuru yajyaga amenya ngo abantu nabwirije byagenze bite. Turashima Imana yo mu ijuru ko uyu munsi aba diaspora bajyana umucyo, bajya bicara bakavuga ngo reka twongere tubaze amakuru y'iwacu, ariko nibura tuzagera igihe kindi tuzajye no kubareba amaso nk'uko na Paulo yajyaga kubareba. Imana ibaho umugisha cyane, reka tubakomera amashyi pe. Yesu abaho umugisha, mwakoze kumenya amakuru, hanyuma nanone mukongera mukaza. Hanyuma ngo ibyiringiro byanyu muri Kristo Yesu, ngo n'urukundo mukunda bene data. Aravuga ngo sinahagaritse guha Imana
ishimwe cyangwa sinagaritse gushima Imana ku bwanyu, nkomeza kuyisaba ngo ibaho umutima wo gusobanukirwa, wo gusobanukira no guhishurirwa, ndetse muyimenye rwose kurushaho. Ngo ariko nanone n'amaso yanyu ahweze cyangwa se amaso yanyu arebe, mubashe kumenya iby'ubutunzi Imana yatubikiye mu ijuru, ibyo tuzahembera. Kimwe mu bituma umuntu mu rugendo rw'umuntu yihuta nuko azi ko ibihembo ari bubigereho. Icyo gituma iyo uzi ngo hari ibihembo ndindiriye, agaciro k'ibihembo biri imbere niko kagena umuvuduko uri bugendereho. Amen. Agaciro k'ibihembo cyangwa se ibyo ushaka kugeraho niko gaha imbaraga umuvuduko uri bukoreshe. Ibi rero yararimo ababwira, Pawulo yararimo abandikira ababwira ati ibyo ngibyo byose no kugira ngo muhumuke, mwongere mumenye, mwongere mubone, mwongere musobanukirwe neza. Nubwo mwamenye ijambo ry'Imana, ariko noneho mwongere musobanukirwe, amaso y'imitima yanyu nayo arebe, mumenye ubwiza bw'ubutunzi Imana iturindirije. Amen. Byari ijambo ryo kubakomeza mu bumwe bari bafite ubwo bari bari hamwe nko muri Efeso. Rero iyo tuvuze ibyo byanditswe, ndagira ngo tubanze dusome icyanditswe kimwe, twibaze impamvu tubirebaho. Turavuga iri jambo ryitwa gushima n'akamaro ko gushima. Kubera iki dushima Imana? Bigira uwuhe mumaro? Ibyo ari byo byose buri wese afite icyo yavuga, ariko hari impamvu zo gushima. Amen. Haranditswe ngo mu Baroma 15:4 haravuga ngo ibyanditswe kera byose. Amen. Hari impamvu byanditswe, byandikiwe kutwigisha kugira ngo kwihangana, hihangana umuntu wagize ute? Uri museka? Umuntu ubabaye. Kugira ngo kwihangana no guhumurizwa ku bantu bafite agahinda n'ubwihebe bitangwa cyangwa se biva mu byanditswe byera ubwabyo, biduhesha ibyiringiro. Bagashyiraho akadomo. Haleluya. Ngo nuko rero Imana nyiri kwihangana, Imana yonyine. Ntabwo umuntu ashobora kubwira undi mugenzi we ngo ihangane, ntabwo byashoboka, ntabwo yamenya iby'umutima we. Ariko Imana yo mu ijuru niyo nyiri kwihangana, niyo igitanga kwihangana. Iravuga ngo nyiri Imana ukwihangana, ngo kandi iyo ngiyo Mana ni nayo uguhumurizwa, niyo guturukaho, niyo kuva. Ni Imana yonyine ihumuriza umutima w'umuntu kuko aribasha kuhagera. Haleluya. Ngo iyo ngiyo ngo ibahe guhuza umutima uko yababwiraga, ngo nk'uko Kristo ashaka kugira ngo muyihimbaze. Nta kindi gituma muhuza umutima, nta kindi gituma mwihangana, nta kindi gituma muhumurizwa, hariho impamvu imwe. Haleluya. Turajyanye. Hariho impamvu imwe ituma duhumurizwa, hariho impamvu imwe ituma twihangana. Iyo ngiyo ngo ni ukugira ngo muyihimbaze, tuyishimire, duhe Imana ishimwe. Guha Imana ishimwe nuko hari ibiba byavuye inyuma. Bya bindi byo kuduhumuriza, hari ibindi biba byaje biduhagarika umutima, ariko Imana ikaduhumuriza. Yamara kuduhumuriza, noneho natwe tukagira ishimwe, tugashimira bya bindi byari bikomeye, kuko hagati aho ngaho habayemo kwihangana, habayemo guhumurizwa. Imana ikadukomeza, ikaduhumuriza. Yo nyiri kwihangana, yo nyiri gutanga guhumurizwa, yamara kuduhumuriza tukongera tukagaruka, tukagira ishimwe, natwe tukandika ibyanditswe. Ab'icyo gihe bazaza bakazavuga ngo hari icyo twasomye cy'abatubanjirije, nkuko natwe twasomye hejuru ngo ibyanditswe kera byose bifite umumaro wo kutwigisha, kuduhumuriza no kudukomeza. Amen. Imana ishimwe cyane. Impamvu rero n'uyu mumaro mu by'ukuri wo gushima Imana, nagerageje kureba sanga harimo impamvu zigera kuri enye, ngira ngo tuganireho twihuse. Iya mbere nuko iyo habayeho kugushima, nuko iyo habayeho gutanga irishimwe, niyo ko habayeho ukugutanga umunezero ku Mana, kwinezerwa, kuyishimira, kuyiha icyubahiro, bituma umuntu yagukirwa, arakagwira. Ikintu cya mbere ni ukugwira. Yeremiya 30:19 Yeremiya yaranditse ngo hazavamo gushima n'ijwi ry'abanezerewe, ngo kandi nzabagwiza, ntibazaba bake. Amen. Ntibazaba bake, kandi nzabubahiriza
ntibazaba aboroheje. Ijambo rikomeza rivuga ngo imbaraga zo kuba ukomeye, imbaraga zo gukomezwa n'Imana ndetse no gutera imbere nta handi zaturuka. Reka turebeho urugero rumwe. Mu gusenga umuntu ashobora gusengera icyifuzo afite, Imana ikagisubiza. Ngo ariko uko gushimira Imana ubwayo biba byerekana mu by'ukuri ko wari wizeye Imana yuko izagutabara, wari wizeye ko Imana izabihari. Turibuka neza igihe intumwa Yesu yari amaze kugenda gusubira mu ijuru, ubwo zari zifungiranye, hari ikintu kimwe zakoze, ngo zahimbaje Imana zirayishima. Hanyuma nguko barushagaho kuba umwe, twibuke bari mu gihe cy'itotezwa n'igihe cyo kubabara, icyo gihe ikintu cyabaye ngo Imana yabongereye abakizwa. Guhuza no kuba umwe, ijambo riranditse rivuga ngo intumwe zahimbazaga Imana buri munsi, ngo kandi icyo gihe ibyo bakoraga byose ngo byashimwaga n'abantu, ngo Imana ikabongerera abakizwa. Iri banga ryo gushima Imana, iri banga ryo guhimbaza Imana, ntabwo tuzi neza, ntabwo bigeze batwereka uwari warigishije ziriya ntumwa, ariko kimwe bakoraga ubwabo, kuriya kwiramya hamwe, kuriya kuyihimbaza, kuriya nubwo bari bafungiranye ahantu, kuriya kuyihimbaza byatumye umunsi bahaguruka bavamo batangira kuvuga. Petero yaravuze, atangiye kuvuga n'akanwa ke, umunsi wa mbere hahita hakizwa abantu 3,000, kubera ko bagize wa mutima wo gushima, wo guhimbaza Imana. Hano harimo ibanga ryo guhimbaza, ryo gushima Imana. Nuko twabonye bituma habaho kugwira, nkuko habayeho kugwira kw'intumwa, kubera ko ziriya ntumwa ubwo zari zifungiranye zikagira umwanya wo zigahimbaza Imana. Imana hari igitangaza yazikoreye ubwo zasohokaga, no ku Mwami Imana yabongerera abakizwa. Haleluya. Ibanga ryo gushima Imana, ibanga ryo guhimbaza Imana. Niba Imana yarabongerera abakizwa, bagahuza umutima, bakayihimbaza, bakayiririmbira hamwe, muri ako gahinda bari barimo, muri ubwo bwoba, muri kava ahantu bari bihishe, ahantu bari biherereye, bakavuga ngo uko byagenda kose umwuka w'Imana yaramaze kubazaho, bagira umwanya wo gushima Imana, bakahimbaza Imana, bakaririmba, bahaguruka rimwe. Intego bari bafite nuko baba benshi, none niba hari se ntibazakomeza kurenganywa. Nicyo nibwira, noneho umunsi umwe kuvuga ubwo butumwa, Petero yatangira guterura amagambo, abantu 3,000 yavuga inshuro imwe, bagahita bakizwa. Turashaka ko Imana itugwiza rimwe mu mwaka, reka tuyishimire rimwe mu mwaka. Turashaka ko Imana itugwiza cyangwa itwongerera rimwe mu kwezi, reka tuyishimire rimwe mu kwezi. Turashaka ko Imana itugwiriza cyangwa Imana ikatugwiza, ikatuzamura, igateza izindi ntambwe, cyangwa Imana ikaduteza imbere, cyangwa Imana ikaduha gukura buri cyumweru, reka tuyishimire rimwe mu cyumweru. Turashaka ko Imana ituzamura, iduteza intambwe. Turashaka ko Imana itwagura buri munsi, reka tuyishimire buri munsi. Turashaka ko Imana itwagura buri kanya, ibyacu bikaguka bigatera imbere buri kanya, tukabibona, tukabyumva, tukabireba, bigatera imbere tubireba buri munsi, buri kanya. Reka tuyishimire buri kanya, tuyihimbaze buri kanya. Uko niko Umwami Imana yabongeraga abakizwa, kuko bari bafite iyo ntego. Uko bashimaga Imana, uko barushagaho kugenda begeranye, niko imbaraga zo gusatura zagendaga ziyongera, kuko Umwami Imana izagira ibyo yagura, izagira ibyo igwiza. Umunsi umwe niyo mpamvu bahagurukana imbaraga zimeze nk'umutingito, zihita zikora ku bantu 3,000 uwo munsi, kubera ko bari bari ahantu hamwe. Uko barushagaho kwegera Imana, niko izo mbaraga zigenda ziyongera hamwe. Iyo zihagurutse rero zigashwanywa, zigera ku bantu benshi cyane, kubera ko zongerewe hamwe cyane. Haleluya, Imana ishimwe. Uyu munsi ndibaza ko rizo zajyana umucyo zimaze imyaka 28. Uyu munsi ndibaza yuko ijambo twasomewe nizo zari kwa Yosefu ubwo yari amaze imyaka 30. Niryo jambo badusomeye, yari amaze imyaka 30. Umunsi bamwambika impeta, nari ndiho nibaza Yosefu urya munsi Farawo amutumaho, yari avuye muri gereza. Ibyo byose iyo umuntu amaze imyaka myinshi muri gereza, hari isura yinda bafite, hari ukuntu imisatsi bimeze, hari ukuntu uruhu ruba rwarabaye. Imyaka myinshi muri gereza ntabwo bayitubwira. Yewe n'umunsi
ahanurira abantu ngo bazavamo, atiyo bazakwica nawe uzanyibuka nugera kwa Farawo. Nawe yageze yaramwibagirwa. Ariko umunsi bamuhamagara guhagarara imbere y'umwami, ntabwo nzi dushe bamwuhagiriyemo uko yari imeze. Ntabwo nzi ahantu bamusokoresha umusatsi cyangwa bakawogosha, ntabwo nzi ukuntu hari hameze. Ntabwo nzi ukuntu bamwogoshe, ukuntu bamukoze kugira ngo aze kubasha guhagarara imbere ya Farawo. Cyari igihugu gikomeye, kumuhagarara imbere, ntabwo imbere y'umwami bahagarara uko babonye. Noneho Farawo ntabwo ari kumuhagarara uri umunyamwanda usa nabi, we wamuzanye uri gutanga ibisobanuro birenze bikenewe. Ariko urya munsi bahamuhagarika agasobanura inzozi Imana yamuhaye burya bwenge, yabirangize amara kuzisobanura ati tuzakura he umuntu nk'uyu. Uwo munsi wari amaze imyaka 30. Haleluya! Harabura imyaka 2 ijyana umukikuza imyaka 30. Hanyuma arangije Yosefu amaze kuza imyaka 30 ngo icyo gihe niho yari iri. Bamuhagarika imbere ya Farawo, bamwambika impeta, bamwambika imyenda, baramubwira ngo nta wundi muntu wese uzabasha kujye. Atangira gutembera no kuzerera igihugu. Hari hashize imyaka 30. Ntabwo byahereye ku uwo munsi. Ubuzima bwa Yosefu ntabwo bwahereye uwo munsi. Ubuzima bw'uwo munsi hari cyari cyarabuteguye. Icyambere cyari cyarabuteguye nuko umunsi bamunaga mu rwobo, ntabwo bashyizemo urwego esikariye ngo agenda amanuka ngo azagenda agere mu mwobo neza. Oya, bamujugunye mu rwobo rwarimo amazi, baranaze, babanza bamukuramo akenda kagakanzu yari yambaye, banamujugunyamo yambaye ubusa. Batwagukura hari hejuru akakujugunya mu mwobo uri aho ngaho, uri umwana nk'uriya w'umusore, wumva ukuntu yari ameze. Igihe aviremo agira ngo bamugiriye impuhwe, abona baramugurishije, abona arenze igihugu cy'iwabo. Wumva umwana w'umuhererezi mutoya wa kwase, wabonye agahinda k'abakuru be bamugurisha, nta umufitiye impuhwe. Wumve ayo marangamutima yari afite. Ageze kwa Farawo atangiye kurya neza, nyine birumvikana, ubwo imirire yari itangiye, igwingira ryari gitangiye gushira, naho ibindi bibazo birongera biravuka. Aha naho naringeze, naho bashyize muri gereza. Ariko ni hahandi tu ijambo yarakomeyeho ni rimwe. Haleluya! Imana ya data yari yarayimubwiye, kuko yagumaga iruhande rwa se, yarazi ko Imana ya se yari yaramubwiye ati turi ubwoko bumeze gutya, hari iki Imana yatuvuzeho, izatugira ubwoko, izatugira abakomeye, mwana wanjye nguma hafi. Niyo mpamvu se yamukundaga, kuko yagumaga iruhande rwe. Ariko uwo munsi ayo magambo yaraje yaragiye aramukomeza, ntabwo byamuteye ubwoba. Wageze uri mu gereza. Haleluya! Ijambo riravuga ngo Mana ngunyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Imana imwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Ageze no muri gereza bamuhindura umuyobozi w'izindi fungwa. Haleluya! Ariko kuko Imana, ubwo rero twebwe tugeze aho niko icyo nzi cyo no kwizantabara. Ntabwo nzi umunsi ngo ari kwizantabara. Rero urya munsi bamuhamagara, hari ibintu byinshi byari byaranyuzemo. Uyu munsi hari byinshi banyuzemo. Hari korari tuvuga uyu munsi wa korari Jyana Umucyo, hari byinshi banyuzemo. Nyuma y'imyaka 28 hari byinshi biciyemo, hari byinshi byari kuyigusha, hari byinshi. Hari n'abari bazi kuririmba wenda umunsi umwe cyangwa se bari bayihagatiye, bagiye kubona babona barimutse, baravuga ati tuzabigenza gute noneho tuzaba bana. Ariko kubera ko hari Imana yavuganye nawe. Haleluya! Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Urya munsi bambika biriya Yosefu, nibwo ijambo ryamuzeho uwo mugisha wose ko yarujije imyaka 30 nkuko twabivugaga. Uyu munsi Jyana Umucyo irakuze bihagije ku buryo ubu ngubu yari yiteguye gutumwa kugira ngo noneho izerere itambagira igihugu, ariko ifite ikivuga. Turaza kukirebaho cyangwa se twakirebyeho mu gice cya 2 dukomeza ahangaha. Twibuke rero ijambo rimwe yuko guhimbaza Imana byari igihe kitotezwa, twabivugaga byari byo kwifashisha, byari byo kwihisha, ntabwo byari byoroshye. Ariko turashima Imana yuko ubwo Imana yabongeraga bakizwa. Niyo mpamvu kirya gihe uyu munsi turo tubisoma, niyo mpamvu tuvuga ngo ibyanditswe kera byose bifite umumaro wo kutwigisha. Uyu munsi hari ibyo twahura nabyo nk'itsinda, hari ibyo wahura nabyo, ariko iyo turebye mu byanditswe nta gishya kiriho kiba uyu munsi kitabaye kiriya gihe. Niyo mpamvu twongera tukajya kureba mu byanditswe icyo bibivugaho, twakigeramo bikongera bikaduhumuriza, bikatwigisha, bikadukomeza, tugakomeza urugendo. Ibyo twarimo bikazahinduka amateka, tukazashimira Imana yo mu ijuru. Haleluya! Niyo mpamvu ntabwo dukwiye gucika intege, ariko iteka ryose tugira uwo mutima wo gushima. Niyo mpamvu benshi barasenga bagasubizwa, ngo yo kubyo basengeye ntibikomeza kugwira. Hari ibyo twasengera, twasenga uyu munsi ngo bigende gutya, twasengera ikibazo uyu munsi twaba dufite, Imana ikanagisubiza ikatwumva gusubiza. Ariko hari ugusenga ugasubizwa, ariko hari no gusubizwa ku cyo wasengeye, ariko icyo wasengeye nacyo kigakomeza kugwira, kikiyongera, bikaba byinshi. Ibanga ryo gukora ibyo ngibyo ntabwo ari ukongera gusenga.
nza muri Butare naje ndi umunyeshuri, ntabwo naje nitwa amazina atatu, naje nitwa Kamananga Innocent, niryo data yanyise, nibyo yagiye azi. Munsi senga Imana 2007 ntabwo nafite ibyifuzo byinshi sengera, hanyuma irambwira ngo ndasoma ijambo ryo mu Batesalonike ba mbere 5:18 ngo muhore byose muhore mushima, bihwana n'umushinga wiranga muntu nyine murumva ibyabaye nama. Hanyuma shima riba riraje, biramwe ntugasenga usaba ibyo gusabiriza, umwana asabiriza kwa sasabirizi wabo, umwana shima. Haleluya. Shima riba rigiyemo da. Erega ibyo nashimiraga Imana, ndashima Imana. Nageze mu mwaka wa 2008 ntabwo nzabyibagirwa, ndatsindwa amasomo yose ariko ntari umuswa. Hanyuma ndashima Imana, ndavuga ngo Mana wanyigiye, wampaye izina rishya, wampaye gushima. Ndagushimiye ko mbaye umusitari iyo bagiye gukora second sitting n'amasomo ya kabiri, nigewe bariho bareberaho, kuko nari natsinzwe bihagije. Nigiye rero bagombaga gupangiraho amasomo kugira ngo nzabashe gufasha abantu. Ndavuga nti ibi byanditse izina ndayifite niyo birote, umunsi kwari ukugira ngo umunsi nk'uyu nzabivuge mbishimira Imana. Niyo mpamvu byanditswe kera, uzibukirwa kuki utashimye utabayemo. Gushima Imana kwari ukugira ngo ikimenyetso, iwacu mu mategeko idafite ikimenyetso uraceceka, ibyo mvuga mbifitiye ibimenyetso biranditse. Haleluya. Niyo mpamvu nibyangeraho byose ndavuga karibu muze tu, uko Satana ndunda hasi cyane birampagije kuzura umwuka cyane, kuko uko baro yuzuye cyane ukuyikupitana umujinya hasi ni kwigira hejuru cyane. Haleluya. Reka dukubitwe tugira, ariko harimo ishimwe rizazamuka, hakazatuma hakizwa babandi barenga 3,000. Natwe amateka yacu akandikwa, abazaza nyuma yacu bakazabona yuko hari icyo twakoze. Ndabishimira Imana kubw'icyo, dushimira Imana. Tumaze kuyishimira ikora ibyo ngibyo, hanyuma uyu munsi bigiye kubona twigaga amategeko, tubona turakoze, tubona tubaye abanyamategeko, tubona umwuga uraje, duhabwa amazina meza, amazina y'icyubahiro, amatitire araza meza cyane. Utambuka niyo wambaye nyine abantu baba bagomba kumenya uko wambaye, niyo uvuze nyine umuntu bamufunze agataha aragushimira ati wakoze, wamuburaniye neza, wamuhaye inama. Kera nta wibuka yuko kera natsinzwe byararangiye, nta wibuka yuko bambariyeho za second sitting, nta wabyibutse, ariko iyo ndimo mpagaze hariya nambaye yakanzu y'umukara ndiho mbikora neza. Haleluya. Uyu munsi nanone narashimye, ndiho ndarangije teologiya mu iyobokamana, ubwo naho nzaba nambaye indi y'umweru ikindi gihe ntaramenya, hanyuma nabyo nkomeze gutyo hamwe no gushima. None se uzambwira ngo kera iwanyu ni muhero wa Katarara mu cyaro? Iwacu niho nturuka mu cyaro, cyepfiriya mu mayaga cyo mu cyaro, ariko aho hari iwacu. Ibanga ry'ibyo ngibyo byo gukomeza kugwiza ibyo ngibyo byose ni ugushima Imana. Twarasenze turasubizwa, Imana iduha gutsinda, ariko gushima nibyo bitugwiriza n'ibyo ngibyo byose tubona. Ibyo ni ibifatika, ni ibigaragara, ariko turaza kureba hari n'ibidafatika nabyo Imana itugwiriza nabyo bikaguka. Haleluya. Gushima Imana, gushima Imana. Impamvu ya kabiri gushima Imana nuko bizamura kubohoka, umuntu akabohoka. Iyo usenga byerekana ko hariho kwizera, ariko iyo ugize umutima wo gushima Imana, iyo ugize umutima wo gushima Imana uba werekana ko wari wizeye neza n'ubundi ko Imana izagira ite, izabikora. Nari mbizi ngo kera nyiri wacu nanjye nari mbizi kuko Imana izabikora. Ibyo nibyo byiringiro, ukavuga ngo uko ndimo ndashima Imana ngo nuko nari mbizi ko ibi bizabaho. Ibyo nibyo bituzamurira ibyiringiro, gushima Imana. Paulo na Sila ngo mu gicuku baraboshye amaguru n'amaboko, barahonga, barangije baratubwira ngo barasenga, ariko baravuga ngo ni ugusenga mu ndirimbo. Ntabwo bavuze ngo Mana tugire neza, Mana udufashe, Mana udutabare. Oya, ayo magambo yari menshi, kwari ugusakuza tuvuga amagambo. Iwacu iyo turi mu itorero ry'igihugu tubyita kuvuga uri mutongera. Ntabwo mvuga mu itorero ringi, ndavuga itorero ryo hanze ry'Abanyarwanda. Ibyo bintu byo biganiro babyita imitongero. Ntabwo bariho bavuga ibyo ngibyo, Mana udutabare tugire neza. Oya, kuko Imana izantabara, kuko Imana izantabara. Haleluya. Baririmba abakorasi barahimbaza, ariko uko nguko guhura n'umutima w'Imana, kuko barimo bahimbaza, ariko barimo bahimbaza basenga. Turabijyanamo neza. Ntabwo bariho bavuga aya magambo turiho tuvuga nk'aya ndiho mvuga, ariko bariho bahimbaza Imana, barimo bashimira Imana. Mana nubwo dufunzwe turi babiri, hari 20 basigaye bakabishyira mu ikorasi.
hari babiri basigaye mana, hari ijana rihari, hari Petero arahari, hari na Yakobo arahari. Mana turagushimye, twebwe turafunze. Barahimbaza ikorasi ntazi indirimbo. Ibyo ngibyo ubwabyo Imana iragenda irafashwa, irangije yohereza marayika wayo ngo nazareba afatanye nabo. Haleluya. Ngo akimara kumanuka aje gufatanya nabo bakiririmba ibyo ngibyo bagihimbaza Imana, ngo habaho igishitsi kije. Ntabwo marayika ajya apfa kuza we, kandi yaje ntabwo aza nkuko nanjye naza. Iyo amanutse afite uburyo amanuka, amanukana igishitsi kije. Isi inzu yose ngo iratengurwa. Haleluya. Hanyuma irangije gutengurwa ngo inzugi zari zifungisha amaserire zirafunguka. Ni gute serire habaho umutingito serire igafunguka? Serire ifunguka ite hariho umutingito? Ngo inzugi zirafunguka, ngo zimaze gukinguka, ngo iminyururu nayo ya yindi yari baboshe hari harimo ingufuri nayo yumvise umutingito. Haleluya. Nayo ngo iradohoka. Imaze kudohoka nuko marayika arayamanutse. Amen. Marayika ntabwo yaramanutse kuko bariho bavuga amagambo nk'aya tuvuga. Marayika yaramanutse kuko barimo bashima Imana, binyeganyeza Imana iza kwirebera. Amen. Arangije ibyo nibyo yakoze. Marayika kimanuka hari ibyo nyeganyije. Reka duhimbaze Imana, reka dushime Imana. Marayika agira ibyo nyeganyeza. Reka dusenge duhimbaze Imana. Reka niba ari ukubyina ko korari yatubwiye, niba ari uguhimbaza Imana, reka tuyihimbaze. Marayika amanuke, habeho iminyururu imwe n'imwe ituboshye ibohoka. Abantu baraboshye hano hanze, cyangwa se bamwe baraboshye baza gusengera ahangaha, ariko birakwiye ko duhimbaza Imana hakagira imwe iminyururu ibyo tutagwibwira. Ingufuri zimwe zigafunguka, amaserire atashoboka ntabwo zasenyutse, ntabwo gereza yasenyutse, gereza yaratigise, za serire zirifungura. Ntumbaza ari urufunguzo rwavuye, ariko kuko marayika aramanutse. Reka duhimbaze Imana, reka dushime Imana, serire zifunguka ibitabaho. Reka dushime Imana, duhimbaze Imana, twibuke ibyo Imana yakoze, tuyihimbaze. Izo nizo mbaraga zo gushima. Reka duhimbaze Imana. Imana yagure bya bindi byose gukora. Warasenze urasubizwa? Yego. Warasenzwe? Yego. Narasenze ndasaba Imana nzaba umwavoka. Yego naramubaye. Ariko kuba umwavoka ntabwo bivuze ko nzabona abakiriya nkabona amafaranga. No we. Ndabishimira Imana rero kugira ngo abakiriya beza baboneke, kofize ntambuke, ntuzure umwuka nyine ntiriwe ntigita cyane. Haleluya. Ibyo ni iby'isi bifatika, ariko hari n'iby'isi tuwavuze bidafatika. Ubugingo bw'abantu bukura bukaba bunini, Imana ikatongera bakizwa. Tuba tuvuga ibigaragara, ariko hari n'ibitagaragara Imana itwongeramo, ituzamuramo. Haleluya. Nubwo waba utazi gusenga, shima Imana, himbaza Imana, ubone ibyo uzahamya imbere y'abandi. Abazaza kera bazabona aho baheraho bavuga ngo hari runaka yabayeho, hari runaka wanyuze hano kuko yagize umwanya. Turimo turasoma Paulo na Asira, nuko bagize umwanya wo guhimbaza. Iyo badahimbaza uyu munsi ntacyo twari kuba turiho tuvuga, ntacyo twari kuba turiho tubibukira. Imyaka 30 se tumaze kwibukirwa kuki se ngo biduhe icyizere ko 60 tuzibukwa? Niho se niba uriho ntuzibukwe, uriho ubereyeho icyo bundi umuntu ariho atazibukwa. Niyo mpamvu abantu bubaka amazina, bubaka ibintu biremereye bakabishyiraho amazina yabo kugira ngo abantu bazabyibuke. Ntabwo Yesu yigeze yandika izina rye kwibuye, never. Yakoze ku mitima bya bindi bitagaragara, akora abantu, amaze kubakora ku mitima. Uyu munsi niryo jambo turo tuvuga uyu munsi, niyo mpamvu ritungishije benshi. Ntaho yigeze aryandika. Twirwana nk'iby'umubiri, bya bindi navugaga byose ngo byo nkora n'iby'impabakira n'ibiki, ibyo ngibyo nibifatika, ibyo ntibizibukwa. Ibyo ntibizibukwa. N'ikimenyimenyi mu buhanuzi, iyo umuhanuzi aguhanuriye nta na rimwe arakubwira bya bindi twirirwamo, bya bindi twizengurukaho. Yakubwira bya bindi rero nabyo buri Imana izakwibukira wa munsi. Nguko gukorera Imana, nguko gushimira Imana. Haleluya. Icya gatatu, gushima birema ikirere cy'ibitangaza. Nabuze uko nabyita, ni ikirere cy'ibitangaza. Impamvu nakisi ikirere ndaje nyababwire. Yohana 6:11 ngo abantu baraza bateraniriwe bamera nk'intware zitagira umutware. Ngo arangije abona barashonje, arababwira ngo aba bantu baragenda bite? Abigishwa batangira kumuha inama, sezera abantu batahi bave mu nzira. Aravuga ngo handi akababwira ngo ni mwebwe muri bubagaburire, ngo ariko yarazi ukuntu ari bubigenze. Arabaza ngo ariko ubundi mufite iki? Umuntu umwe aratinyuka nta n'isoni afite, aravuga ngo hano dufite imigati 5 n'ifi 2. Ibyo watinyuka kubibwira shobuja ngo dufite imigati 5 n'ifi 2 muri abo bantu batahazwa n'iterana 200? Ariko Yesu arababwira ngo nimubinzanire hano. Ikintu yakoze ni kimwe, arararama. Haleluya.
arararama. Niyo mpamvu nabyise ikirere. Arararama, afata ya migati, arararama. Amaze kurarama ikintu yakoze n'igihe arayishimira. Amen. Afata ya migati niba yarayifite aho ngaha, arangije aravuga ngo data niwe ugiye kubagaburira, abishyira muri garanti. Data niwe ugiye kubagaburira, arangije ayiha abantu bararya. Afata n'ifi nazo abikora kwa kundi, arangije aziyenza atyo ngo arazibaha ngo nk'uko bazishaka. Abantu mururumba ku nyama z'amafi ntabwo byari byoroshye, niyo mpamvu Bibiliya yongeyeho ngo arazibaha uko bazishaka, bazirumbiye, bazifitiye umururumba, arazibaha barazirya uko buri wese afite umururumba n'inzara. Urumve nawe inyama y'ifi. Arararama, arazishimira, ziragwira, ikirere kiraguka, gitanga imigati. Sinari impari, ndiho ndibaza ukuntu byagenze, niba byaravuga mu ntoki z'imigati ikiyongera bagatega ibitebo, ariko icyo nzi nuko bateranije ngo ibitebo bikuzura 12. Amen. Arararama, ntabwo yasenze, arararama. Agira ate? Yarararamye, arasenga, yarararamye, avuza induru ngo Mana tabara. Yarararamye, agira ate? Arashima ati data ndagushimira. Amen. Reka turarame, tureme ikirere cy'amashimwe, ibitangaza bikoreke mu izina rya Yesu. Amina. Yesu ageze ku gituro kwa Lazaro, akimara kuhagera, Yesu akigera ku gituro, wari upfuye yakomeje gupfa, wari upfuye yakomeje gupfa. Ntabwo kuvuga ngo Yesu yahageze, ntabwo byari bihagije. Akimara kugera ku gituro, Lazaro wari upfuye yari akomeje gupfa. Igituro cyari gifunze, cyari gikomeje gufunga. Abantu bariraga, agashya kabaye ni kamwe, nawe araturika ararira, arira nk'abandi bose, twarira nk'abandi bose. Nta nicyo byahindura. Icyahindura ibintu ni kimwe cyonyine. Ku murongo wa 41 w'igice cya 11 muri Yohana haranditse ngo arararama. Haleluya. Reka duhe Imana icyubahiro. Tuzamura amaboko tuvuge ngo arararama, areba mu ijuru. Ubwo mu ijuru twahise hejuru, niko Bibiliya hise. Aravuga ngo data. Amen. Data, ijambo rya mbere. Rya kabiri, ndagushimiye. Ijambo rya gatatu, kugize ute? Kunyumvise. Ngaye magambo atatu. Data, igikorwa cya mbere cyabaye n'ukurarama mu kirere, arakireba. Data, ndagushimiye, kunyumvise. Ayo magambo hariho yananira gushimira Imana. Data, ngeze imbere y'ibi, ndagushimiye. Imana izayo uhagaze irahareba. Ntabwo ari ngombwa kwibwira ngo ndi ku gituro kwa Lazaro ngo urabyumva, ngo reka dusenge, reka twikebagure, ngo urama. Ikintu kimwe. Data, ndagushimiye, kunyumvise. Akadomo. Agishimira, ikirere gitanga ibisubizo. Haleluya. Lazaro arumva, apfuye gushima Imana ngo ndagushimiye kunyumvise, nawe ahita byumva, ahita yumva ijwi. Niko kumuhamagara gushimira Imana. Mureke dushimira Imana, mureke dufungura ikirere mu izina rya Yesu. Imana ikora ibitangaza muri icyo kirere. Amena. Ngo ibyanditswe kera byose, impamvu turimo tubisubiramo, impamvu turimo tuvuga, nuko bifite umumaro wo kutwigisha abahangayitse, abagowe, abababaye, abihebye, abari muri iyo situation bose bararame. Data, ndagushimiye, kunyumvise. Haleluya. Uyu munsi hari ikintu kimwe nshaka kubibutsa. Mu ijuru nta ntebe z'abanyamasengesho zihari. Nitujya mu ijuru tukagerayo, ubwo tuzaba twavuye mu isi, tugenda yenda munize. Nitugera mu ijuru tukajya kwicara, nta myanya bateguye abantu bakora akazi ko mu ijuru bazicaraho bagiye gusenga. Nta karago kariyo,
muneze amatwi. Ikintu kiriyo ni intebe, nitumara kugera mu ijuru tuzagira gute? Tuzaramya Imana, tuyihimbaze. Nukuramya no gushimira Imana gusa, siko handitse? Bene data, gushima Imana, kuramya Imana, guhimbaza Imana, niryo bibanga uyu munsi twagira ngo tuganireho n'imbaraga zirimo, ariko n'umumaro wabyo. Icyakane, gushima Imana gutanga ishimwe ku Mana no kwagukirwa muri byose. Kwagukirwa muri byose cyangwa se kwaguka hose, kwaguka wese, kwagukirwa muri byose. Uko gushima Imana gutuma ibintu byaguka muri byose, niryo jambo twagira ngo tuze tugarukeho. Yesu ajya gukiza ababembe 10, hagarutse imwe kandi nawe w'umunyamahanga ngo kumushimira. Aramubaza ngo ko mwakize muri 10, abandi 9 bari hehe? Ubwo bivuze ngo n'abantu benshi basengera ibyifuzo ari 10, ariko n'abagaruka gushima ni 10% muri 90. Ariko barasenze, tubijyanemo neza. Haleluya. Reka mbasabe akantu mutari mwiteguye. Reka mbasabe buri wese yikomera amashyi, mubwire ikintu agiye gukora. Buri wese yikomera amashyi. Buri murakoze kwikomera amashyi. Buriya mu bantu 9 bose basengaga bari bafite ibyifuzo. Icyifuzo cyari kimwe, icyifuzo kwari ugukira ibibembe. Intego cyari kibabaje cyari ugukira ibibembe. Yesu arabakiza, barababwira ngo ariko ngo mugende ngo mwiyereke umutambyi. Baragenda, bamaze kwiyereka umutambyi, ubw'inshingano zose zari zirangiye. Inshingano zose rero zimaze kurangira, umwe agira umutima wo kujya gushimira uwatumye akira. Agezeyo aramubaza ngo ko mwakize muri 10, abandi 9 bari hehe? Niho ugarutse wenyine. Arangije ngo araza aramwubarara imbere, araryama, aravuga ati wakoze, nari nararembye, nari nabuze uko mbigira. Ku murongo na 16 ngo yikubita imbere ya Yesu. Ni Luka 17, umurongo wa 16 ngo yikubita imbere ya Yesu aramushimira. Yesu aramubwira ati igendere, byuka ugende, kwizera kwawe kuragukijije. Namwe ko mwabaye butare hari ubwenge, uyu muntu akaba yari yakize ibibembe, kwizera kwe Yesu yamubwiye kumukijije kwamukizaga iki? Uku kwizera rero ni kwa kundi twavugaga kw'ibitagaragara. Hari ibintu bigaragara byitwa ibibembe, abandi bari bakize, nawe yari yabikize. Ariko iyo twavugaga kwagura, tukavuga ko Imana itwagura muri byose, ntabwo idusubiza ibyifuzo twasengeye gusa, birasubizwa. Ariko noneho tugarutse kugira umwanya wo gushima, hari ibindi biba bitakemutse kandi tutigeze dusengera, ariko Imana ibona ko ari ngombwa ko nabyo dusubizwa. Niho mwanya mwiza wo kongeraho kubwira Imana ngo Mana twari tuje gushimira, igahita imenya ibindi tutasabye nayo ikabikora. Ibyo rero ni bya bindi bitagaragara, ni ibijyanye no kwizera. Niyo mpamvu bamwe ngo kwizera kwawe kuye gukiza, ni bwa bugingo bwe bwarakize. Umubiri warakize, barabatanya umubiri gusa kubera ko barasenze, barasubizwa, baragenda. Uwagarutse gushimira yakize umubiri, ariko anashimiye n'ubugingo buba buzima. Haleluya. Gushima nuko n'Imana idusubiza ibyo tutayisabye iyo ibona ko ari ngombwa. Icyubahiro cyo cy'Imana cyane. Uku niko gukira kuzuye. Uku niko gukira k'uyu muntu yakize, akira ku buryo bwuzuye, uburyo bugaragara, nkuko abandi 10 bose bakize nawe arimo. Ariko nanone kubera ko yagarutse gushima, akizwa cyangwa se anaguka mu bundi buryo twebwe tutabonesha amaso. Niyo mpamvu Yesu yamubwiye gendere, kwizera kwawe kuragukijije, n'ibyo utari wasengeye, ariko bihawe nuko ugarutse gushima. Amen. Gushima Imana, gushima Imana. Gushima Imana. Uyu munsi ndasenga Imana ngo ibyo ibikeneye kugwira muri twebwe. Amen. Ibikeneye kugwira muri twebwe niryo sengesho ryacu. Ibikeneye kugwira muri twebwe, ibikeneye gukura mu buzima bwacu bwose, ibyo ukeneye kubonekamo cyangwa se kwagukamo, ibyo ukeneye kubohokamo, gira umutima wo gushima Imana.
hari ikirere, hari ibitabohoka, hari ibitagwira turiho tubona. Shima Imana. Hari ibitangaza twebwe tutazi, hari n'ibyo twebwe tuba dukeneye tutabizi ko tubikeneye, ariko Imana ikabizi yo ko tubikeneye. Shima Imana. Ndasenga ngo Imana iduhumura amaso uyu munsi nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwira, ifungura amatwi yacu y'umutima twavugaga ahangaha, kugira ngo uyu mutima usobanukirwe. Ikintu abigishwa bakoze ni kimwe, ngo bari bahuje umutima, bari hamwe, ngo ariko nk'uko Yesu abishaka. Ntabwo abantu bose bari hamwe. Buriya korali Jyana Umucyo muzabe hamwe, muzahuze umutima, muzagira ururimi rimwe, ariko nk'uko Yesu abishaka. Hari abantu bahura benshi, ariko bitari uko Yesu abishaka. N'abibaberi bahuye bajya hamwe, ariko atari ko Imana ibishaka. Muzahure, muzahuze umutima, muzagira ururimi rumwe, muhuze umutima, ariko nk'uko Yesu abishaka. Asobanukirwa Yesu uko ashaka, uwo muntu turasenga Imana yo mu ijuru yonyine kugira ngo nawe yandike amateka. Gira umwanya wo gushima Imana. Dufite ibyo gushima Imana. Hariho icyo Imana yabonye, hari icyo Imana yadukoreye, hari icyo Imana yakoreye korali Jyana Umucyo twavugaga, ariko natwe ubwacu hariho icyo Imana yakoreye ku muntu ku giti cye. Bene data, urashaka kwagukirwa? Turasubiramo ya magambo. Urashaka ko Imana ikwagura rimwe mu mwaka? Yishimire rimwe mu mwaka. Urashaka ko ikwagura rimwe mu kwezi? Yishimire rimwe mu kwezi. Urashaka ko ikubohorera ikirere ikakwagura ikaguteza indi ntambwe mu cyumweru, buri cyumweru? Yishimire buri cyumweru. Urashaka ko ikwagura buri munsi ukabibona? Yishimire buri munsi. Urashaka ko ikwagura buri kanya ukabaho mu buzima nawe bwo guhora waguka kandi ubireba ibigaragara n'ibitagaragara? Yishimire buri kanya, bihinduka ubuzima. Nibyo mbasengeye mu izina rya Kristo umwami wacu Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha.